urebyemo kirakomeye gashu ndabo umunyabuzima anyihereza panete notonye kwikibagora koko bibiraza kuvamo Tuone kubana Mara kwicara aho ngaho y'ubundi bw'ugundi bishake habuza akamaro k'ifisha Ese nigera nikuburi Ubusa ibyo turi gukora n'ibi bintu uri gukubura igifite agaciro n'iki Okay reka mbere kamara kubyikubura Ubwo noneho nibeshe naye hatarangiye nabwo nkwereka Akoze mu byukuri muri kujyamo ijyanye ko Nawe ko nivugisa Ariko mugira ubwenge Mwebwe se ibyo bikongorerwa muri guhekenya muri guhekenya mumira Fatano gashu Ngomba gukora nabona arize Fatira hanga Akose gashu wewe nasiko Spanete murayihanuye Ngo mugiye gukora ibijyanye Ukamwikira nka kugikora Ndamafuti nawe byemere Ako waceceka aho ngaho Ninza n'isamake muzamukura ijosi nka nyiramujosi Ariko se samake zose mbona bazirobesha Spanete Oshi kiyongo yongo Ndikukubaza Mafi yose barobagarobeshwa Spanete N'ubushakashatsi nanjye nakoze nsanga Spanete ari izifata ntihagire incika Umujyana mageze aha ngaho agasanga Spanete wayikebye uwa musubiza ngo Yanama se Mwiriwe Wari uzitanga ni uzikora Mwiriwe yemwe Yego Abo kwa Rudomoro Turahari Tanga no kwirwa musuhuza Namujyana Mura Zikutazapfa gupfa Muraho neza mujyana Mura Yewe Nandi kuvuga Mujyana Ndebe byo ndabura yadukoreye Fatira Dashu Komera Genda uzanire ntuza wa mugozi Mujyana Fasha hose Genda uzanire wa mugozi gashu Agufa gufasha mujyana nawe uragene Ariko se ibi ni ibikiri gukora Ibi ni ibikindi kubona mu rugo rwawe Nde nawe nsakuza ngagiye kurabanga Yifashirize Spanete yihanuye Ariko se Rudomo Uretse gato uretse Mumbarize yana ni Spanete ko nayizanye ngo ibarinde malaria ntambona uri kwikaza None se malaria muganga iterwa n'iki Malaria iterwa n'imibu Iterwa n'imibu Hari uwagutakiye ngo arwaye malaria yarumwe n'umubu None si Spanete si kurinda umubu kugira ngo utakurumuka kwanduza malaria Oya yaramenyeye ko ihari ntago izongera kugaruka muri ubu Ubu nanjye ndi kuvuga nti cakisha ukuntu abana nabashakira Oya buratse ibyo kwanza anze mubwire n'ikintu Oya utari wambwira ikikuzanye ndabizi ikikuzanye n'amaguru ni nayo kugesheje aha ngaha ahubwo njye nkubaze akamaro ubundi k'isamake urakazi Ndakazi pe samake ni ngombwa mu ntungamubiri zose ufatanaye ni ngombwa ibyo byose ndabizi ariko rero ntabwo isamake irobeshwa Spanete hari ibikoresho byabugenewe uba ugomba gukoresha kugira ngo ujye kuyiroba Ubu rero mu bikoresho byabugenewe naje kuvumbura n'icya Spanete aka ni gato ubuvumbuzi koko maze madame ngaho ngwino nkwibwirire rero ndabona umugabo watari no kunyura natwe nuko twahereye yatujugunye ubu rero ndi kugenzura hari ubugenzuzi turimo turi kureba nimba mufite agatanda ko kwandikaho amasahani umugozi wo ndabona Rudomo rero uremaremye ndabona uhari akarima k'igikoni ukigeze aho ngaho akarima k'igikoni byo naragikemura naho iby'amasahani bireba umugore ahubwo ngo nkakwereka urareba ibindi washima aba yewe icyo muzi ni ukugenda munyangiriza mukanaga mu nzira iri n'ifumbire mwazanye Wani wariyeho ariko se noneho kuri kunyinjiza oya ngwino ibintu bakoreye aha ngaha muri ngo hino urebe Kanyara baragongera ngo ubizi imboga zimeze gutya wazihinga ku karubanda ukazazibyana mvange wakamejeje k'uyu musozi oya ntabwo hano ari ahantu hemewe akarima k'igikoni kaba kari ahantu mu murima hemewe kandi hano hafi nyine nkunze kubivuze neza akarima k'iki k'igikoni none se ubu ngubu koko hari ubwo tuvuze akarima mu nzu ni akarima k'igikoni kandi aha ni hehe ni mu nzu ni mu nzu se ubu ngubu we ntubyishe urabona iyo ari inzu
none se iki ni igikoni hari amashyiga ndi kureba ntayo aho nutsinzwe ntabwo tugiye kuburana okay ntacyo tugenda ujya kunyereka umusarani wawe urapfundikiye oya reka maze ngusobanurire ubu ngubu wagakwiye kuvuza ati kwa Rudomoro nsanze ari umuntu wasobanukiye ibintu by'akarima k'igikoni yarakubashe agashyira mu gikoni gafite imboga zitoshye mbese hose wikwivuna niko se ribagi nawe ngwino ndebere koko nawe hakana katazisoroma nahakana katazisoroma niko ribagi uku guhinga mu nzu nawe urabishyigikiye reka mujyanama ubuze uko ageragwa neza nyine ubwo nahangaha zihinze cyangwa se nzazuma akavi mpingemo ariko se ribagi hariya ku irembo wabuze aho uhengeka akarima k'igikoni none se nta n'ubwo uzi kukiyubakira ugafata itaka ukagakora rega amategeko n'ay'umugabo yavuze ngo muhinga aha duhinga aha ariko kuri Rudomoro agiye kutunanira hanyuma se uretse ibyo reka bari we nibariza ndabona uyu nguyu tuwarete yanyu umusarani urapfundikiye tuwarete nta kibazo ifite ariko ntako se ubundi arakubaza ngo urapfundikiye ni isafuriya wenda ngo imbeba zizagwamo ntabikubwira kizishaba none nawe uri kwirebera mujyanama nta kindi kimbabaje nka supanete akataguye urabona nayo maze iminsi nirwaye na malariya urukumva uzi gukina reka n'umukobwa wanjye abikubwire buriya nawe ibintu bya tuwarete narabizi ntago mujyana papa yaratunaniye uvuze ku bya tuwarete umva tuwarete irambangamira hano ibaza ko njye nagezeho nkajya kugura pH mwaka agashyira muri tuwarete ariko n'ubundi arangakanya akabisiga ku rukuta uranyumvira umuntu w'umugabo ungana gutyo nawe uvugisha ukuri avuze icyo kintu ingano yawe ariko nimba avuze ngo zahashi zaheye umuntu aragiye yizanishijwe ubuntu bw'ibipapuro bisa n'umweru bworoheye buriya umuntu ajya guhanagura ku buryo wasanga wanayakozemo mw'ayo mazirantoki ukavuga ngo umuntu azaharaguza ibyo bintu wahisemo kureka utwo dupapuro none ukoresha ngomba kuguma kuri gakondo kurukuta ngomba kuguma kuri gakondo wakubona iyo ngano koko yewe aha ibya hano ndabona bitoroshye ariko se mugareka nkubaze arajya kugura ibyo binyabazungu amakayi biganye muri za pirimeri na za segonderi amari azakora iki ko yabitsemo ubumenyi ngo ajye akomeza yihugura yiyibutsa bwa bumenyi yavomye mu ishuri nayo kujyana muri tuwarete ubwo bumenyi azavoma mw'ayo makaye nayo fumbire azaba ari gupfusha ubusa bihuriye he ibaze nawe yiyungana yawe ubundi se uyu nguyu uko yayize nyine nabona akazi akazaniye ako kanyama akanyama ko ntiwakana none kubera icyo ariko nanone ntabwo yagakwiye reka icyo kintu uvanze muri kiza kibyica utanakomeza kuncura umwuka dore nuko yabaye nawe umugabo wanyu dore n'agatanda niwe wagacanya kokesha ibigori ahubwo murasubiye mugiye no kuyigira murenge umva rero nkubwire iribagizo ibintu ngiye kubaripotingaho hano mudafite agatanda ko kwanikaho amasahani ntako mufite yaragacanya kokesha ibigori umusarani wanyu nararire kubyumva uretse no kuba udapfundikiye nari biberamo nabyumvise ndebera noneho ngo akarima k'igikoni reba ubiga mu nzu usa nk'ayo wadufashe kandi no kugira inama y'ukuntu y'uko bakora akarima k'igikoni ibyo barabibigisha wari uhari ntiwari uhicaye na Rudomoro ariko none kimwe yakurikiye ariko muri Rudomoro komeza uca mu magambo uca mu majwi ushira mu majwi wagiye kuri gotinga ibyo urayigotinga ukamva mu maso dore nagiye ariko uvuye aho irasipanete ndakugera mu mudugudu ndagusabye ngo uvuye aha ngaha ubuyobozi ntabwo byavamo rwose wowe ugiye cishwa niko mugenda mukajya kujarwa ntabwo mufasha supanete mukanga uwari ugiye kugenda urogo tugambo uvuga tugambo wowe iki kintu ntabwo navuze ngo tuvana aho ngaho ukivana ujya kukijugunya fata iki bintu ugenda fata ibintu bivana fata ibintu bivane hano wandegera mumve no mu maso fashe fashe mugende nawe genda muragorwa
sawa mwero. Mwiriwe nyine. Narinje kureba nyiranambara. Nyiranambara se umuriro we kimufitanye gahunda. Asore. Nyiranambara se mufitanye gahunda. Nyiranambara ndamushaka. Umushaka se umushaka? Okay, nawe kandi nimba mpari mbiri cy'ubushake. Yeho wimbaza byinshi nyiranambara niwe nshaka. Okay, nta nimba mubyo ngo ntaware none subira. Nagusubirayo jewe na gahunda mfite yo kuva hano n'abanyine. Uje urahunze se uje gucumbika. Kandi afite gusubirayo. Hasa ni mu mwobo hinjira ko wiboneye ni muri toilette. Jewe winkanga nje kureba nyiranambara niba nta nuhari urambwira kuko nje na gahunda mfite yo kuva hano niwe ndi gushaka. Ukanga ntarakudiha. Kose ko mbona ushaka kwinjira. Sirandi bundi. Ko mbona ushaka kwinjira hanga hani. Chakanyira nambara. Chakanyira nambara. Nambara nta urimo na hano nakubwiye ko ntawe. Bundi se uri igiki cyanyira nambara hano. Ndi umugabo mu rugo. Kuva ryari? Kuva igihe utabimenye. Nyiranambara zifite umugabo umeze nkawe. Wowe. Urabona ngahitse se? Cyane bikomeye. Toka. Shitani. Ubundi bwo reka nkubwire. Ubaye uri umugabo we. Ntabwo akabaye umeze gutyo. Nose urabona ameze. Ndabizi neza ko nyiranambara atagira umugabo umeze nkawe. Jewe ndi umugabo mu rugo. Va mu nzira jya no kureba. Va mu nzira genda. Va mu nzira. Oya jya mu umugabo nzi ntago ari wowe. Umugabo yarapfuye amaze gupfa. Ntago ari wowe ntabwo umugabo wa nyiranambara. Ukange jya uwo mwana ushakaye. Bise muraza. Ubona nagiye ugahita ufata abantu bose bashitsi baza hano. Chimbiri Ukahise humura. Ese kuki muza n'abashitsi mutambwe. Bakubwira wowe ndi iki hano hano. Ako ntabwo uzi ugwego urimo. Ubu ntacyo ndico. Ntabwo uzi ugwego urimo. Ugiye kunsuzuguza inoshinze. Nakubwiye ngo ugwego urimo nturuzi. Uzi ko uyu nguyu ari mwene mama. Ntasoni. Abirabizi. Humura ratumwe. Akira jana mu duseko. Ntabwo narimbiza. Se ntabwo vuga ngo ntabwo narimbiza. Yuta. Ndayijana. Kwa makuru. Shamisi nyinshi. Ariko se nyiranambara. Ndakora. Igihe merukira hano kari kera umugabo narinze wari ufite ko yitondaga agira ikinyabupfura uyu nguyu yaturutse he Mukayisenga dore iki kigabo nicyo nitije warani uzanterura ryari ariko se nkaje tuvuga ko ndi ntizanye se nkaje mvuga ngo urabiyobe wase urabiyobe ndenya ntambara mvuga bishatse kuba ngo isaha n'isaha uzantirura usigare wenyine mvuga imbuga mu mazina yazo ntago ca ku ruhande hirya hino ibintu mbivuga uko biri ntere hasi kugeza ku mutwe imbwa guswe nuko mubwi imbwa guswe n'akazi ndara ikindi ugomba kumenya iki se nkaje mvuga ngo vuga hana kono nde ibyo mbashe se nibiki kuburyo ufata mwene mama ukamugira gutya ukamukora nk'ibyifundi korera ibivuzo bene akakagera imbere y'umuryango ntasana ikibazo ratari kare uratahasanga kare kose urataha ryari nta gahunda mfite yo kuva hano ese inzu yanjye ko ifite icyumba kimwe turamura ararana n'ihene urajya mu ihene nta kibazo aho narara hose ariko urajya mu ihene uti ariko inzu yanjye azajya yumviriza ahubwo se wowe urataha ryari uzataha ryari kubizi ko ngucumbikiye niyo kumubaza wowe uzataha ryari sinari ntabwo urakomeje uko ubizi se ndivuguza iyo mvuze mba navuze entre un point finish mbona ibyo Cyumbati urangenda cyagukina ariko nukomeza kuzana biriya bintu byawe ukomeza icyo
mwene mama hagera ubaho wamwakiye niba ukaza kubona raporo umbwira ati ibibazo byagenze gutya na gutya ugacisha make uzabisha twawugenda nzitwara neza pe hasi ubundi bwari amategura watobaga ngo uri kubaka ubundi suvuze ko ari suvuze ko ari wowe nyir'urugo ibyo bikora utoba amategura gusa ngo uri kubaka yabicurikiranyije ntazi aho bijya ugiye nta n'igihombo naje sakara hita ufatana n'isafuriya woze utekere mwene mama agatoki yirire urabona atananiwe ibibazo bimuzanye hano urabona adafite ibibazo byamukakaje ubwo se ari we n'ihene n'iki kibanza kure ko ndavuga gufata isafuriya woze nabo ujya kwahirira ihene jewe njya kwahira barakubeshya ntabwo ntabwo wajya kwahira reka ntabwo nzigera njya kwahira ubwatsi bw'ihene hanyuma se kugiye kujya ku isahani kuko aya mukase aho ngaho urakabije nawe rero nkubwira mukuru wanjye naje nje ngo muncumbite ntabwo naje ngo aka kanya muhite munjyana mu byatsi ngo ngiye kwahira kubera iki muri aka kanya nawe ushaka kurya impamvu ndi umushyitsi kandi sinshobora kujya mu byatsi nararya kuko nanjye ndashonje nta mukobwa uba umushyitsi yagora ihangane fata abakobwa barazakera ujya kwahira wenda uzane duke ariko ubikore ihangane mukuru wawe oya rwose mukanambara aho ndaguhakaniye ngaho nateka njya kubyahira oya iteka njya kuzahira waba ukabije uriya nubwo umugabo ari uwo nitije ariko nibura yego ndabyumva ariko ntabwo none namusuzugura ntabwo naba nje none ahangaha ngo mpite njya mu cyambu mu gisambu ngo njye kwahira ubwatsi ubwo rero uje kukwedura igifu uzajya wicara kurye ugomba kujya kuzahira aya ntaho najya aho natsinze naguhakanye ntaho nshobora nawe mukuru wanjye ubyumve ubyumve rwose urumva atagusuzuguye wumve mwese mubyumve ni ahantu nshobora kujya ngo ngiye kwahira ubwatsi ubwo rero nawe nta biryo bya muri uru rugo uzabirya none se nkubeshye hano baravuga ngo utahira ntakare ariko ubundi reka dukemure nk'umuntu w'umugabo hitamo ibintu bibiri urafata akayuya cyangwa ufate twawe byanjye kuko inyama ziri hano muri iyi nzu ntabwo wazinjyana utahiriye inyama nyine noneho ngaho mpereza akayongeyo inyama zo ntabwo nazikikwa pe inyama ntacyo nyine genda amategeko n'amabwiriza birakurikizwa muri ubu abanyantambara nuko tubayeho nyirana rwose birakurikizwa ntakundi nyine reka njyeyo mbese nabigenza ihute nyine si ntakundi nabigenza pe simbuka ngenda mbwahire ndebe ko iminsi yakwicuma inyama genze uhere hariya kuntu uza ku muringo turi aho ruguru tandika hariya ku irembo urabibona ubwo ngo urashikwa ngo ugiye kurya inyama wenda uhangane n'ibijumba kajumba ukuboko mu ndyo yemwe none se agomba kubirya ntabwo Cyumbati aho urakabije aho urakabije rwose inyama se hano muri uru rugo hari n'imegereze hano ariko muri umuntu wawe ko numva umukobwa yashikwa agenzwa n'indana ubu aje kubyibura ahangaha ahubwo reka ajya kumwereka umuringoti yahirira ariko ugira ngo nawe utabukuze uziteka